Reka twongere tuguhe ikaze hano ku Muhigo TV. Wowe uri kutureba warakanze subscribe, ariko nawe urimo uratureba utarakanda subscribe, igihe ni iki ngiki ngo ube wayikanda kugira ngo ujye ubona amakuru, ibiganiro byinshi tuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Mbere yuko dutangira inkuru yacu, reka by'umwihariko tumanze twifurize urugo rushya ruhire rwiza senateri Uwizeyimana Evode ndetse n'uwo bemeranyije kurubanamo ari we Zena Abayisenga. Senateri Uwizeyimana Evode yasezeranye imbere y'amategeko na Zena Abayisenga kuri uyu wa gatanu ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 2021 mu murenge wa Nyarugenge, ndetse bakaba baje gusezeranywa n'umuyobozi w'aka karere. Ni ibirori byatangiye ahagana ku isaha y'isaa 9:30, ndetse akaba ari n'ibirori byitabiriwe n'abantu bake kuko ni ibintu byari byaragizwe ibanga cyane, naho bigeze bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, mu itangazamakuru naho byigeze bivugwa, ndetse abari bitabiriye umuryango usibye abantu bake bo ku ruhande, abandi bari abo mu muryango w'aba bombi. Nk'uko turi gukomeza tubisoma kuri invitation z'ubukwe bwabo uko zibigaragaza, biragaragara ko abangaba bazasezerana imbere y'Imana mu ntangiriro z'ukwezi k'Ukuboza, nabwo ni muri uyu mwaka wa 2021, mu gihe ibirori byabo byo bizabera irusororo ku Ntare Arena, nk'uko impapuro z'ubutumire zabo ziri gukomeza zibigaragaza. Dore ko ikindi wamenya kuri senateri Uwizeyimana Evode utari umuzi, ni uko uyu nguyu basezeranye ari umugore we wa kabiri. Guti se byagenze gute? Uyu ni umugore wa kabiri kuko uwo mugore wa mbere bashakanye ntabwo byaje kubahira, dore ko hashize imyaka mike cyane batandukanye byemewe n'amategeko, akaba ari nayo mpamvu yasezeranye imbere y'amategeko kuko uwa mbere batandukanye. Ikindi wamenya ni uko Uwizeyimana Evode mu kwezi k'Ukwakira 2020 nibwo yagizwe na Perezida Kagame umusenateri, nyuma y'amezi make yari ashize yeguye ku mwanya yari ariho muri guverinoma. Icyo gihe yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ishinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko. So twebwe icyo twakwifuriza senateri Uwizeyimana Evode nuko yazahirwa n'urushako, nuko yazaboneramo amata n'ubuki, nuko atazabura amata ku ruhimbi, nuko yazabona icyo ashaka mu rugo, n'urushako rwe ntiruzabe nk'urwa mbere, ruzamuhire. So reka tugushimire wowe udahwema kudukurikirana hano ku Muhigo TV, wowe utureba ugakanda subscribe, ugakanda like, ugakanda share. So turabizi ko mudukurikira muri benshi, abantu benshi mudukurikira mugenda mubitwereka muri komanteri. So turabashimiye mujye mukomeza kudukurikirana ku biganiro byacu, mudukurikire kuri Facebook, kuri Instagram, hose tuba twabaye. Mukomeze kugira ibihe byiza, reka tubasigiremo ako karirimbo kabashimisha.